iki nicyo gihe. Ati ngiye kugukoresha isi bimenye. Amina. Ati ngiye kugukoresha aboroheje n'abakomeye babimenye. Yego. Ati stop for life. Ati dore amahanga arahuruye aza kureba aha hantu. Yego. Lestibe for life guy. Ati kuko nguhinduye umusitari ku rwego rw'isi. Amina. Amina. Ndakumenyekanishije ku rwego rw'isi. Akanwa kawe ngahinduye umuriro. Amina. Ibiganza byawe bihinduye umuriro. Amina. Kidore benshi bagiye gukira sida mu biganza bya. Amina. Bagiye gukira kanseri mu biganza bya. Bagiye gukira indwara zananiranye mu biganza bya. Kandi ibiganza bya bitegetse guhesha abantu umugisha. Amina. Kuko benshi bazakugiriraho umugisha. Amina. Naguhinduye isoko y'umugisha. Naguhinduye isoko y'umugisha. Ndakwaguye. Amina. Ndakwaguye. Amina. Kandi nkuremeye ibihamya bifatika. Imana ishimwe. Na biriya wari warambiwe byose nanjye ndabirambiwe. Yego. Kuko ndi Imana. Tima ikuremeye icemeza abantu kugira ngo bemere. Abashidikanyaga mbakuyemo gushidikanya. Bagiye kumenya kukorera Imana y'ukuri. Bagiye kumenya kukorera Imana yaremye ijuru n'isi. Bagiye kumenya kukorera Imana iri hejuru ya byose. Kandi ayo mavuta ndayashyigikiye. Nduwiteka ariryo zina ryanjye. Bamwe bagiye kujya bagera no ku gicucu cyawe bahite bakira indwara. Tangaza bikoreka. Bamwe utabarambitseho ibiganza. Amen. Kuko akanwa kawe ari umuriro. Imana ishimwe. Ijambo uzatura ryose nzariherekeza. Amen. Aho uzarambira urutoki nzajya mpakorera igitangaza. Kuko ndi Imana iri kumwe nawe. Inyuma ye ndabona iyo nzoka isohokamo yafashe nyababyeyi ngo atazabyara. Shetere bosika bamurinda babonye bamurinda gesafaya baba nguyu muriro ndagutwitse. Uyu mumama murekure mu bubasha mpamganima iyo nzoka nayifashe twese faya. Kirana amakuru ye yose buri munsi ngomba kurara ngezeyo. Ntago arongera kugira inyota. Zambwa zaragiye. Jewe nabyukiyeyo mu gitondo. Amashimeshi fayes. Jewe nabyukiyeyo mu gitondo nko nakerewe kujya nko mu kazi ngerayo nka 2:00 ngira ngo wenda yazindutse kuko yazindukaga kare imbwa zamubujije kuryama. Njyayo mu gitondo 2:00. Ngeze ndakomanga ndanombaza abaturanyi ndabese tatari. Ati tatararyamye. Ati twakomanze dukomanze aratubwira ngo nimbundeke ndyame ngo maze igihe ntaryama. Murabyibuka? N'ubu ndaryamye. Haleluya. Amashimeshi kwa Yesu. Narinzi ko turi buzane agira akabazo umukobwa w'umusigarira ku kazi arwaza umwana. Ariko rwose Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yumve ko iryo shimwe nditambukije kuko ninjye nari namuraritse kuba yarameze kuriya akaba amerewe neza. Mushumba imbaraga n'amavuta mw'izina rya Yesu Kristo imbaraga rwose urashoboye. Ahantu birafatika hari Imana ivuga wanga kwemera zemera iranakora. Amen. Haleluya. Mashanywa timaga ibintu byose icyo gikire cyose nkanywa kandi bimaranye icyumweru bikumaze icyumweru guhereza protocol ufite mikrofone bikumaranye icyumweru biguteza icyago kama ntagire ikintu ushira mu wagenda gute aba cyane ntabwo wawe nibyo kunywa mwiki inzoga fanta amazi byose agakubita kahuranye aranywa cyane ntabwo wabona ibimuhangayikishije. aje mbahereze mushumba agiye kubasengera ntibyoroshye. Reka mushumba uromboye umudayimoni ko nateye ubwoba nubwo ngo yamuteje icyaka cyo kunywa ibintu byose nahaye
imbwa zirara zaje mu rugo ryari? zirazi kuva ku cyumweru, ziraza zirira zikarara zirira ku rugi naho ndyamye nkabyuka nkicara kugeza mu gitondo, na mu gitondo ziba ziriho zirukanka zitambagiye. Wari usanzwe usenga se? Nari nsanzwe senga. Ubu uyu munsi ninde bakuraritse? Yakubwiye ngo iki? Ngo ndaza aho basenga bansengera. Umara Yesu aragukiza mu izina rya Yesu. Kuva uyu mwanya nirukanye ibimuka. Aha baransengera miga umuhigo ndavuga nti Mana, nubwo abandi bahagaze hanjye ntacyo nazanye, ariko nazanye umutima ubabaye, ariko ndashima Imana ko yangiriye neza. Kwa gatanu naratashye, ngeze mu rugo ndaryama ndasinzira, mu gitondo mbyutse numva cya kintu ntago kibyutse, nkurikira abana aho bagiye gutera ibishyimbo, ngezeyo ndashugumbwa mfata agasuka ndacukura imyobo. Bati mawe uyu munsi uyu si wo wanyu muriho ku isi, bateje ushobora kuba utazaba ugikora cyangwa utakiri ku isi y'abazima. Ndavuga nti kubw'Imana biremera, nca imyobo ndatera biremera. Ku cyumweru nsubira gutera, ngasura umugenda ndataha ntari bitoki biremera. Kuwa mbere nsubira guhinga, kuwa kabiri ndahinga, nsubira no gutera ibishyimbo ikigoroba, n'ejo ndatera biremera. Ndavuga nti Mana, nta tike mfite ariko ndajya mu itsinda nguzemo agatike. Mama wambyara avuga ati nta byishimo nagira kurenza uko nakubonye uri guhinga, fata itike ugenda. Njya mu itsinda ndagenda nguza udufaranga ndaza, ndavuga nti nahigiye umuhigo ku mutima, ariko ngomba kuhigura babireba nk'uko Tewo yabivuze. Amena. Ubu waje amashyi ya special rimwe kabiri gatatu. Ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyo izakora ni ishimwe iteye ubwoba. Muyongera amashyi menshi cyane. Watubereye Imana igihe abarozi bari baduhagaze hejuru. Haleluya, haleluya. Watubereye Imana igihe ababisha bacu bari bazi ko badufite mu biganza byabo. Hari ibyo wakoze tutagize mu ruhari na gato. Isi yari twibagiwe, Mana wowe uratwibuka. Ntabwo tubayeho kubera ko imiryango ibikunze cyangwa inshuti zacu zibikunze, tubayeho kubera imbabazi zawe Mana. Ndabarira. Wamenya amaraso kugira ngo tubeho. Mana wagize neza, turabikuruye ku nkingi z'imitima. Warinze abagore bari kubyara bakaga ku ise, tubatambutsa amahoro bahurubya. Wagize neza. Hari impamvu. Warinze abagabo bari kugwa muri gereza, ubakura Gihonomu kugira ngo base mu nzu yawe. Ese Mana turi iki uyu munsi? Nokuri twakwangereranya nande mugaragu wawe? Iyo ataba imbabazi zawe ntitwakabaye tura. Hari abafite amafaranga bagenda mu mamodoka meza, batuye mu ma etaje, uyu mwanya bari rusororo, amazina yabagiye kwibagirana, ariko twebwe uracyaduhaye umwuka wo guterana imbere yawe Mana. Lebose telebose reketele masha. Haleluya. Zia mama setere rimama totele costa shirega. Hari igihe ababisha bacu bari badufite mu biganza byabo, bapanga imigambi bashaka Mana tunyuza hagati muri bo. Thank you Lord. Urakoze Mana, urakoze Mana, uri mwiza, urakoze Mana, uri mwiza Mana. haleluya, Uri mwiza, haleluya, oh haleluya. ai gitare Ki reka ngugire kubw'imbabazi zawe, kera
udashatse wowe. Bari baragutanze kandi umuntu wagutanze ni nyogokuru wawe. niwe njya mbona niwe mbona mu nzozi. Umubona mu nzozi? niwe unambwira ibyo ngibyo ngo akubwira ngo iki? arambwira ngo no nkwereka ahantu umugabo wawe ari ntabwo uzashaka, akanyereka igituro. Akakwereka igituro. Grace ninde? Ishimwe. Grace ndi kukubaza, Grace ninde? Njyewe. Ni wowe Grace. Ndimo kureba barafasha amazi wose bayajyana ku gituro. Bamaze kuyajyana ku gituro, nyogokuru wawe uramuzi? Ndamuzi, yapfuye ndi mukuru. Bayajyana ku gituro cye. Ndimo ndabona umuntu wakurogesheje arangije afata amazi ayajyana kuri cya gituro hejuru. Haravuga ngo uyu mwana Gatarina ninde? Ni nyogokuru. Ni wowe wapfuye. Bona baramugushingitseho, Imana irambwiye ngo imugukuyeho, uzashaka mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Hari amajwi yahoraga avugana n'ubuzima bwawe. Bari baravuze kuzapfa ntacyo wimariye. Yego. Sister, uri kunyura mu buzima butakoroheye uyu munsi tuvugana. Yego. Ariko ndabona ijuru rigiye kugutabara. Icya kabiri, abakoze ibyo ngibyo bagiye kuzataha ubukwe bwawe uzagendera mu kavara mu izina rya Yesu. Mbega yo mazi tera haleluya cyane. Genda mushumba kurambekeho ibiganza. Tuzamurira Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana. Mbega Imana irashoboye. Irashoboye. Uyu mwana no wande Imana igukuriyeho gusara. No wande uyu mwana. Muhereze microphone. Mbonye uyu mwana bari baramugize umusazi ku musozi. Leti benestike. Mbona ari kuvugishwa ibintu bitandukanye n'uyu munsi tuvugana, ntiyari kurara mu rugo, mbonye ari gusohoka anakiruka. Ndabona hari umunsi bigeze kumasarisha, ndabona atarari mu rugo, ndabona ari nk'ahantu mu ntara. Byagenze gute? Ibyo namukuye mu ntara yari yasaze. Iyegereze microphone. Yari yasaze, namukuye mu ntara. Uyu mwanya Imana irambwiye ngo imushubije ubwenge bwiwe. Samura ibiganza byawe sha. Samura ibiganza hejuru. Mana urakoze kumubohoye. Izina rya Yesu Kristo. Uyu mwana ntazongere kugwara ukundi. Imbaraga zose z'ubugwayi zive ku buzima bwe. Nanza agasuzuguro k'abadayimoni. Izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kadukomera Imana amashimwe. Ndaje mbasengera Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Tate, ibintu birara bikurya n'ibiki mama ko byakuzengereje. Haguruka. Ko mbona ibintu bihora bikurya manywa nijoro. Ihagarira aho ngaho nta kibazo. Bakumpere microphone. Bigenda gute? Ufite ibintu birya uno mu mubiri n'amaguru ajya byimba. N'amaguru ajya byimba. Kuva uyu munsi Yesu agiye kubigukuraho mama. Katuzamurira Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana. Hari amagambo abiri Imana yambwiye.